ngira ngo mu bagiye gushaka Kanyarengwe bagiye kumushaka ku mpamvu za politiki. Ngira ngo urazi ko bwa mbere bavuga ngo FPR ni iy'abatutsi, FPR ni iy'abatutsi gusa, FPR ni za nyangarwanda zagiye, FPR ni iki. FPR rero yashatse ku road basinga kuva yigitangira. Ntabwo yigeze ireba iby'amoko, ntabwo yigeze ireba iby'aho abantu baturuka. Ngira ngo ahubwo hari ikintu ahari nibagiwe no kukubwira. Muri ubwo bushake rero niho hashakishijwe Kanyarengwe. mwari muzi mute ko Kanyarengwe ari bwumve ibitekerezo byanyu? Ntugenda uzi ko ari bwumve, ugenda ugiye kumwumva mukaganira. Muri uko kuganira nibwo ushobora kubona ko abyumva cyangwa atabyumva. Bamwoherereje rero abantu bajya kuganira nawe n'iki, ariko buriya njye nanakeka ko nta umuntu ashobora gutinda guhinduka kubera ibiharimo nabo babiganira, ariko umuntu ashobora guhinduka. Kugira ngo ni nacyo FPR yanatekerezaga ko umuntu wese ashobora guhinduka. Umuntu wese ugomba kumutega amatwi, umuntu wese mukaganira. N'ibyo rero ni uko Kanyarengwe yaje aza muri FPR, agirwa perezida wayo, arayivugira. Harimo ikindi cya kabiri kijyanye n'umuntu ku giti cye. Ibintu bijyanye n'umuntu ku giti cye n'ibyo kwikunda, n'ibyo gukunda inda, ibintu byo tuntu duto abantu bajyamo. Ndabazi benshi ba RPF bajyanywe n'ubusambo. Ibisambo byabakuye muri RPF, niba ari bo bashakaga kuvuga. Bajyanywe n'ubusambo. Ibyo urugamba rwatsinzwe, hajyaho leta y'ubumwe, amashyaka nka CDR na MRND yaragize uruhare muri jenoside ntiyahabwa umwanya, ntihabwa intebe. Umukuru w'igihugu aba Pasiteri Bizimungu yungirizwa na nyakubahwa perezida Paul Kagame, ariko byagiye byegera imbere, twumva atangiye kuzamo ibibazo mu buyobozi, twumva uwari umukuru w'igihugu ashatse gushinga ishyaka ubuyanja. Nk'abo muri FPR kumva ko uwari perezida wagiyeho kuri turufu yanyu agiye gushinga ishyaka, ni igikorwa mwakiriye mute? Ni igikorwa mubona cyari kubangamira gute gahunda za FPR? Murakoze cyane. Ni urugendo rurerure, ni amateka arimo ubutumwa butandukanye. Murakoze no kuyatubwira, turamenye turabika. Nihanganira tuse nk'abagaruka noneho inyuma turebe ku rugamba twari twasoreje ku itariki ya 2 n'ibindi byakurikiyeho. Ni umurongo mwari mwatangiye ukomeje kuri Kanyarengwe, namwanditse ashaka kuza kumukubazaho. Yahoze muri Les Camarades du 5 Juillet muri leta zariho mbere, nyuma aza kwisanga mu Nkotanyi. Mu dusesengurire byagenze bite kugira ngo mubone imbaraga za Kanyarengwe Alexis? Kuki abari barahejejwe inyuma y'igihugu bari abantu b'ubwoko bumwe, ariko noneho hatangira kuzamo n'abandi bari no muri ya guverinoma y'abatoteje bagirwa umukuru w'ishyaka ryatangije kurwanya ako karengane? Iyo strategy bisobanuye iki? Byabafashije iki mu kumvikanisha impamvu yanyu? Ngira ngo
mu bagiye gushaka Kanyarengwe bagiye kumushaka ku mpamvu za politiki. Kugira ngo urazi ko bwa mbere bavuze ngo FPR ni iy'abatutsi, FPR ni iy'abatutsi gusa, FPR ni za nyangarwanda zayibonye, FPR ni iki. FPR rero yashatse ku road basinga kuva yigitangira. Ntabwo yigeze ireba iby'amoko, ntabwo yigeze ireba iby'aho abantu baturuka. Ngira ngo ahubwo hari ikintu ahari nibagiwe no kukubwira. RPF aho hose twari turi, nanjye kuva maze kwinjiramo, RPF yahoraga yigeze kugitubaza ibibazo tubona bikomereye igihugu, ibibazo bya ngombwa bikomereye igihugu, ibibazo ubona biriya za 8-point programs, zirangingo 8 za FPR. Ntabwo ari FPR yicaye ngo izihimbe, yabajije abanyarwanda bose ibibazo mubona bikomereye igihugu nibiye, bose barasubiza. Biriya ubona nibyo abanyarwanda bo hirya no hino na hano mu Rwanda n'abari hanze bose bahurijeho. Icyambere cyagize navuga ngo cyagize amanota menshi, cyagize abantu benshi bacyandikaho, ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ikibazo cya mbere gikomeye abanyarwanda bafite ni ubumwe bw'abanyarwanda, nta macakubiri. Nicyo gituma no muri gahunda za RPF ubona ikibazo gikomeye ari ubumwe bw'abanyarwanda, nicyo kiza ku murongo wa mbere. Icya kabiri uko byakurikiranye rero, ibibazo bijyanye n'ubukene, ibibazo bijyanye n'uruhare rw'abaturage, aribyo twakwita demokarasi, ibibazo by'ubuhunzi, ibibazo birya byose ni amanota byagiye bigira uko abanyarwanda babishyiraga. Ibyo rero ibyo bibazo uko byaje, ni nacyo gituma RPF yagiye ishaka ibibazo kuri ibyo, ishaka ibisubizo kuri ibyo bibazo. Ni nacyo gituma muri gahunda za iteka usanga ikibazo cy'ubumwe bw'abanyarwanda ari ikibazo gikomeye. Ni nacyo gituma rero ureba RPF ijyaho yashatse ko abanyarwanda bose bibona aho ngaho bakabijyamo nk'abanyarwanda, atari impunzi, atari abatutsi gusa, atari muri ubwo bushake rero niho hashakishijwe Kanyarengwe. Mwari muzi mute ko Kanyarengwe ari bwumve ibitekerezo byanyu? Ntugenda uzi ko ari bwumve, ugenda ugiye kumwumva mukaganira. Muri uko kuganira nibwo ushobora kubona ko abyumva cyangwa atabyumva. Bamwoherereje rero abantu bajya kuganira nawe n'iki, ariko buriya njye nanakeka ko nta umuntu ashobora gutinda guhinduka kubera ibiharimo nabo babiganira, ariko umuntu ashobora guhinduka. Kugira ngo ni nacyo FPR yanatekerezaga ko umuntu wese ashobora guhinduka, umuntu wese ugomba kumutega amatwi, umuntu wese mukaganira. N'ibyo rero ni uko Kanyarengwe yaje aza muri FPR, akirwa perezida wayo, arayivugira. Hanyuma uko abantu bababonaga hari cyahindutse, isura yari ihari imbere ya RPF, imbere ya Kanyarengwe yahindutse by'umwihariko imbere mu gihugu. Si Kanyarengwe wenyine, none se Babizimungu bo ntibaje, ba Sendashonga bo ntibaje, abandi benshi ntibaje. Byageze aho abantu bareba bati, byageze aho abantu babona ko RPF atari bagashaka buhake bavuzwe. RPF igitera ku itariki ya mbere ngo ntibagashaka buhake, niba abandi banze demokarasi, niba abandi bameze batya,
cyaje guhinduka aho babona ko RPF ari abo bose, kuko ntiwavuga ngo Kanyarengwe yari yahunze, yari yazize, ntiwavuga ngo Bizimungu nawe w'umushiru kwa Habyarimana, ntiwavuga ngo Sendashonga, ntiwavuga abo bose bari muri RPF cyane. Ntiwavuga ngo Lizinde bakoranye kudeta nta Habyarimana, ntiwavuga ngo Biseruka nawe uri muri iyo kudeta. Ibintu byarahindutse. Hanyuma honorable, ni urugamba rutari rworoshye, ariko kubw'amahirwe n'imbaraga rwaratsinzwe. Umukuru w'igihugu mu minsi ishize yasobanuye ko ntabwo rwari urugamba rwari rworoshye, ati yego hari abaduteraga ingabo mu bitugu bavuga bati ndayireba intsinzi, ariko ntabwo yagaragaraga, byasabye ko tuyirwanira, ariko tuza kuyigeraho. Ntabwo dutinda cyane mu by'urugamba. Nyuma y'uko urugamba rutsinzwe, butarivuyemo, Ruhengeri na Gisenyi nazo zivuyemo, habayeho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Abantu batutsi miliyoni bamaze kwicwa, bamwe bishe, abandi bapfuye, abandi bahunze. Igihugu cyacitse umugongo, igihugu cyari cyarangiye muri rusange. N'iki cyo mwari mufite mu mutima muvuga muti nubwo igihugu kirangiye birashoboka ko twakongera tukacyubaka? Reka maze nsubire inyuma gato nkubwire ko ikintu gikomeye burya hose gikomera ni leadership, ubuyobozi. Urugamba twarutsinze kubera ubuyobozi. Ubuyobozi bwatekerezaga buri munyarwanda wese, burenze ayo macakubiri. Nakubwira nkanjye rero n'abandi baza nk'abantu babaye Rubaya, abaturage twasanze Rubaya bari barigishijwe muri iyi ideoloji ya Parmehutu, ideoloji y'amacakubiri. Twarabanye, turasangira, turabana, dusangira ibyo dufite. Hari Abahutu ni ukugeraho akakubonamo umuntu, akakubonamo umufatanyabikorwa kuruta kukubonamo ubwoko. Ubuyobozi bwacu rero, uretse uwo murongo w'imitekerereze munini wagutse, wagiye werekana ko abo banyarwanda baje atari zo nyangarwanda nk'uko babibwiye kuva kera. Ibyo kurya twari dufite twarabisangiye, turakorana. Abantu batangira kubona ko n'abaduhungaga, aba babaye hano muri Nyacyonga, ni propaganda ya leta. Babwira ngo baje babandi bitwikira ijoro, b'imirizo n'ibitwe binini n'ibiti byose, bamwe bagahunga batanabizi, batazi n'uwo bahungu uwo ari we. Ariko gukomeza rero gukora neza, umumaro wabyo ni uko na wa wundi wari wakubwiwe ko umera utya, uri mubi, uza gusanga ko ari wowe mwiza kuruta ubikubwira. Abo bose rero aho twaciye icyo gihe cyose, n'abo bakoze jenoside bagasanga ntitwihoreye, ntituze ngo twihorere, batubonyemo abantu, batubonyemo ubuyobozi. Natwe twari dufite abantu bamwe bari bafite imbaraga nke zo kugira iyo mitekerereze. Ikintu no kubwira gikomera cyane ni imyumvire. Imyumvire irarema, imyumvire irica. Uko irema ni nuko yica, birasa. Imyumvire rero abantu baje kugira kuri RPF yatumye abayibonye bose, abakoranye nabo bose, barabonyemo ibitekerezo, bageramo imyumvire myiza, bumva icyo RPF bashakira.
batangira kuva kuri bya bitekerezo bishaje bari barashyize mu by'amacakubiri. yego N'ubu n'uno munsi iyo ureba abaturage b'abanyarwanda batoye Kagame uko bagenda bamutora uko imyaka igenda ikurikirana, nuko bamubonamo bamufitemo icyizere, bamubonamo gahunda ifite iyo yerekeza abanyarwanda, bamubonamo nk'umucunguzi w'abanyarwanda n'u Rwanda, batamubonamo amacakubiri, batamubonamo iki. Ibyo rero nibyo byatumye RPF ubuyobozi bwayo, imitekerereze yayo, ibikorwa byayo, ibyo byose biha abanyarwanda icyizere. Honorable, nubwo uri kubivuga iki cyizere cyari gihari yego, ariko hari ibyo mwahanganye nabyo mu minsi ya mbere mu buyobozi bwa RPF mu myaka ya mbere, nyuma y'uko urugamba rwo kubohora igihugu ruhagaze. Hari ibikorwa tujya twumva byabaye by'abantu bari barimo imbere ariko badashakira igisubizo kimwe, ibisubizo byari bihari. Mwabashije kubigenzura mute ko abantu mufite ari abanyabo bajyanye n'umurongo mufite? Ese aba mwasangaga badafite umurongo byagendaga bite kugira ngo bitahungabanya umurongo mufite wo kubaka igihugu? Ibyo uvuga nibyo. Hari nubwo benshi muri RPF bari barateguwe, nubwo benshi bari barateguwe, nubwo bose hari hageragejwe kubaha imyumvire ku bibazo bitandukanye, ariko abanyarwanda baca umugani ngo nta byera ngo de. Si ukuvuga ko bose nubwo nabo bari bateguwe n'uburyo bateguwe bose babyumvise cyo kimwe. Harimo ikindi cya kabiri kijyanye n'umuntu ku giti cye, ibintu bijyanye n'umuntu ku giti cye, byo kwikunda, byo gukunda inda, ibintu byo tuntu duto abantu bajyamo. Ndabazi benshi ba RPF bajyanywe n'ubusambo. Ibisambo byabakuye muri RPF, niba ari bo bashakaga kuvuga, bajyanywe n'ubusambo. Hari abaje bajya muri RPF batekereza ku biki, yabona atakibaye akumva ko icyamuzanye atari cyo. Harimo abikunda, abakuza inda, abashatse ibyubahiro, abigize gute. Ibyo byose urugaga rw'abantu urwo ari rwo rwose abo bantu babamo. Ikibi ni ukuboreka bakaboreramo. RPF rero ihora yivugurura, ikajyana n'abumva n'ababishoboye. RPF ihora yivugurura. RPF usibye aho uyitegereje si ushobora gusanga atari biri. Ni muri izo mpamvu bamwe rero bagiye bananirwa, akibwira ngo aziba. RPF yamufata iti reka kirazira. Nibyo rero byatumye bamwe b'ibisambo, bamwe bikunda, bamwe bagira gute, badashobora kugumana na RPF igihe kirekire. Kuva ku munsi wa mbere inkotanyi zitera, kuva no gushingwa kwazo, ikintu cya mbere cyabayeho ni ukuzitega iminsi. Bati ibi ngibi ntibizaramba, kandi baragerageje biranga. Ibi byararangiye ntibizagaruka mu Rwanda. Ariko iyo urebye ibikorwa bikorwa mu Rwanda, uburyo FPR inkotanyi ikomeza ibikorwa bitandukanye, kubanisha abanyarwanda, iterambere n'ibindi, ubona ko urugendo rugihari kandi rukiri mu murongo muzima. Ni iki cyafashije FPR cyangwa kigifasha FPR kuba yaragumye ku mahame kandi igakomeza no gukora ibiri mu byo yari yariyemeje? Muri ahanini
ibintu by'amahame, ibintu by'imigambi, nakubwiye cyane ko ari ubuyobozi. Ubuyobozi bugendera ku mihame, ubuyobozi bugendera ku migambi. Ibyo hanini bitatu bihari, ibisigaye biragenda. Hariho n'abategaga RPF, batega RPF iminsi batazi RPF icyo ari cyo, bibwira ngo RPF ifite amahame igenderaho, RPF ifite umuyobozi, RPF ifite amahame igenderaho, RPF ifite imigambi igomba kugeza igihugu. Ibyo rero bituma igihe bwa buyobozi bigihari, igihe ya mahame agihari, igihe ya migambi igikomeza inagenda inavugururwa, imigambi iravugururwa, ibyo ngibyo ntabwo abo bose ntabwo bazaca intege RPF, ntibazabishobora. ntibazabishobora. Hanyuma wenda turi kugenda tureba bimwe mu bikomeye, twumvishe uburyo urugamba rwatsinzwe, hajyaho leta y'ubumwe, amashyaka nka CDR na MRND yaragize uruhare muri jenoside ntiyahabwa umwanya, ntihabwa intebe. Umukuru w'igihugu aba Pasiteri Bizimungu yungirizwa na nyakubahwa perezida Paul Kagame, ariko byagiye byegera imbere, twumva atangiye kuzamo ibibazo mu buyobozi, twumva uwari umukuru w'igihugu ashatse gushinga ishyaka ubuyanja. Nk'abo muri FPR kumva ko uwari perezida wagiyeho ku iturufu yanyu agiye gushinga ishyaka, ni igikorwa mwakiriye mute? Ni igikorwa mubona cyari kubangamira gute gahunda za FPR? Kimwe cyo hariho abakora ibintu bigatuma umumenya utari umuzi. Umuntu ukora ibintu bigatuma umumenya utari umuzi yashoboraga no kutwishamo igihe kirekire, ariko tudahuje gahunda, tudahuje umugambi. Ibyo rero icya mbere cyo RPF izi ko bibaho, ntitungurwa, nta nubwo yatunguwe, nta nubwo yatunguwe. Yariyerekanye, wiyerekanye ukerekana uko umeze, RPF iragufata utyo. Yariyerekanye, yerekana ibiki, yerekana ibyo yatekerezaga. Ushobora guhisha igihe, ushobora guhisha ibintu, ushobora guhisha icyo uri cyo mu gihe, ariko si igihe cyose. Ushobora kubihisha igihe cyose, igihe kiragera nawe ukivamo. RPF rero ntiyatunguwe. RPF ihita ifata ingamba zo gukomeza umurongo wayo, ukaba ugiye ku ruhande, ugakomeza inzira. Mugifata nk'igikorwa cy'ubugambanyi? Ubugambanyi bishobora kuba ari ubugambanyi, bishobora kuba ari uko ateye, bishobora kuba ari ibyifuzo byamurenza, bishobora kuba ari inda, bishobora kuba byinshi. Bishobora kuba byinshi. Ubundi crise nk'iriya yibaye, bari umuyobozi n'abandi bari aho ngaho bari imbere mu gukomeza umurongo, birishemo ibibazo, hajemo gufungwa, hajemo n'ibindi bitandukanye, ubona ko nk'igihugu kiba gicitse umugongo, hakaza na crise ikomeye cyane. Ntabyo twabonye. Ni iki cyatumye haba ikintu nka kiriya, ariko ntitumenye ko habaye n'ikintu gikomeye? Nibwo buyobozi. Ubuyobozi bwa RPF icya mbere ni uko baganira, ni uko n'uwuhari baganira bari kumwe, ni uko RPF basasa inzobe bakamwereka n'amakosa ye, yaba ushobora guhinduka agahinduka, RPF igakomezanya nawe, yinangira RPF ikamugeza ku ruhande. Ibyo ni uko bisanzwe, nta gishya kirimo muri RPF. Twibwire ngo RPF kubera ubuyobozi bwabo, kubera amahame igenderaho, kubera iki ngo uzaza kubitera ibibazo ari wowe? Ni wowe uzagira ibibazo.
yo ntuyitera ibibazo ahubwo urabyitera. yego. Ndagira ngo tuganire no ku birebana na panafricanisme muri Afurika, ariko mubaze ikibazo cya nyuma kuri FPR Inkotanyi. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame amaze kwiyamamaza mu matora atandukanye, ariko aramutse avuze ati ndumva ntafata kandidatire y'ishyaka rya FPR Inkotanyi ku matora akurikiye, se muri FPR mwabona undi mukandida mwatanga agahatana mu matora kabasha kumvisha abanyarwanda nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yumvisha abanyarwanda? Umuntu wese agira impano ze. Yego. Umuntu wese agira impano ze, cyane cyane abarideri nka Kagame baboneka gake, si buri gihe abarideri nka Kagame baboneka gake, ariko RPF ifite na kapasite yo kurema, nawe arimo adufasha ayifasha kurema. RPF ifite kapasite yo kurema, nawe arimo ayifasha kurema. Icyo nkora icyo RPF ntizapfakara. N'ubu RPF ifite ubwo bushobozi, ifite ubwo buryo ubuyobozi bwabo, anayifashije ko bagira undi munida agakomeza akayobora kandi igihugu kikagenda. RPF ifite izo mbaraga, ifite n'ubwo bushobozi, kandi nawe ubaye wayiyoboye gutya afite ubwo buryo bwo gufasha RPF gukorera umuntu ngawe.